Mwami Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nanjye mbifirije Pasika nziza. Imana ishimwe cyane. Yarabivuze President nitwa J.Paul Nzaramba. Tororo ryanjye ni Nyarugenge. Ndubatse mfite nanjye umugore mfite n'abana. Imana ishimwe. Hano ni nk'iwacu ndahaza kenshi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ngize umugisha rero kugaruka kandi shimye Imana ko ngize umugisha kwigisha muri iki gitaramo. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome ijambo ry'Imana kangoresha iminota mike, hanyuma tuze gukomeza twumva n'indirimbo. Dusome Itangiriro 3, turaza gusoma no mu Bakolosayi. Dusome Itangiriro 3:14 murongo wa 15, turasoma n'Abakolosayi 2:15. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 3:15 14 kugeza kuri 15. Uwiteka Imana ibwira inzoka iti, kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana idufashe cyane. Abakolosayi 2:15. Abakolosayi ni urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi 2:15. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen, amen. Dusome Abakorino ba 2, ntabwo ndi buhavuge cyane, ndashaka kugira ngo nsome wenda gusa kugira ngo tuze kuvuga amagambo make. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorino rwa 2 5 umurongo wa 15. Urwa 2 Paulo yandikiye Abakorino 5:15. Kandi yapfiriye bose, nibyo, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Dusoreze ku nsanganyamatsiko ku ijambo ry'Imana bene data n'ubundi bateguye kandi nziza. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Murumva turi kuri Pasika, nta bindi turi buvuge. Twaje guhamya yuko Yesu yazutse. Amen. Twaje rero kubihamya, twaje no kubisubiramo kubera ko mu kinyejana cya mbere abantu bararwanye cyane kugira ngo abigishwa batavuga ko Yesu yazutse, ahubwo abigishwa baze guhishurirwa basanga nibwo butumwa ahubwo bahawe. Bari mu cyumba cyo hejuru basanze ari bwo butumwa bukomeye, basanze ari bwo butumwa buri special kugira ngo babubwire muri Yerusalemu yose. Kandi hari hatanzwe amafaranga menshi bayahereza abasirikare, barababwira ngo ntimuvuge ko Yesu yazutse, ahubwo muvuge yuko abigishwa be bamwibiye. Ariko biratangaje, abigishwa bamaze kuzura umwuka wera, nicyo kintu bavuze, nibwo bwari ubutumwa bukomeye.
barabivuga ngo Yesu yazutse. Muvuge ngo amen. Nibwo bwari ubutumwa, kandi mbabwira impamvu twicaye hano, impamvu korara amahoro iriho, impamvu abashumba bariho, impamvu abavuga ubutumwa bariho, impamvu abahanuzi bahanura, impamvu dufite ibi byishimo nuko Yesu yazutse. Ibi bivuze ko Yesu atazutse ubutumwa bwiza ne bwaba bufite icyo buvuze, ariko turimo turaririmba, turimo turabwiriza nuko Yesu yazutse. Haleluya, haleluya. Paulo Petero yari yamaze kumenya neza aho ubutumwa buri, kandi icyo nicyo abatambyi n'abaroma batashakaga ko Petero atangaza. Ariko Petero ahishuriwe asanga nibwo butumwa bwiza, kandi bagombaga kubiceceka kugira ngo Kayizari uri Roma ataza kubagwa nabi. Abatambyi bashiramo imbaraga, barababwira ngo nimukora ibishoboka byose iryo tangazo ntiritangwe ko Yesu yazutse. Nabo bamenya ko ari cyo Satani yatinye, nabo bashiramo imbaraga, baravuga ngo wa wundi mwinshi mukamubamba, Imana yaramuzuye. Ubutumwa buhari bukiza nuko Yesu yazutse. Uyu munsi rero turi hano tubabwira ko Yesu yagize gute? Yazutse. Yesu ashimwe cyane. Biratangaje intumwa barazikanze cyane. Reka mbabwire bene data, mbabwire ko Yesu yari afite ikintu kimuzanye, kandi ikintu yagombaga kuba kitagombaga kureka no gupfa. Petero yarabyanze, aramubwira ngo mvi inyuma Satani. Yaramaze kumubwira ngo ndajyana nawe ntabwo upfa, aramubwira ngo ntabwo ubizi, napfuye ntiwazaba umuvuga butumwa ukomeye wowe Petero, ngomba gupfa kugira ngo ngende mbazure. Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Ngo iyo adapfa ntitwari kuzuka, ariko kubera ko yapfuye akazuka natwe yaratuzuye. Yesu nagira ngo mbabwire ijambo nshaka kubaganiriza. Umuzuko wa Yesu waduhaye ubuzima. Amen. Twari abantu b'ibice, twari abantu b'ibisenzegeri nk'ibintu bahoze bavuga hano. Hari ibintu bitakorerwa mu muntu. Umuntu ntiyaguha amahoro, diplome nyinshi ntizaguha amahoro, amafaranga menshi ntiyagukiza, umuryango ntiwagutabara. Ariko kubera ko Yesu yazutse, kwari kugira ngo tubone amahoro menshi. Nta kintu na kimwe cyakiza umuntu, ntacyo. Reka mbabwire, ntacyo. Mbere yuko Yesu avuka, marayika Gaburiyeli yabwiye umugabo witwa Joseph arimo kubenga Mariya, aramubwira ngo wimutererana, ntabwo inda afite ari ikinyendaro nk'uko bavuze. Oya, afite inda y'umwuka wera, ahubwo muteturure vuba umurongore, umushire mu rugo, azabyarire mu rugo, kuko umwana uzavuka uzamwita Yesu, ni uzakiza abantu ibyaha byabo. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyankiza, nta kintu na kimwe cyagukiza, ni Yesu wenyine wadukiza. Ntacyo muzabare, ntacyo. Hari igihe umuntu atekereza ngo wenda kubera ko yakuze, kubera ko wenda ari umwana, ubwenge bwabaye bwinshi, ashobora kwitonda. Reka da. N'umusaza w'imyaka 40 ajya kubagana. Iyo adafite agakiza arakubagana. N'umusaza w'imyaka 100 yakubagana, ariko wageze igorogota, urupfu rw'umwami rukaba rugendera mu bugingo bwe. Nta kubagana, nta bagikabakaba, nta utakubagana. Umuntu wese udakijijwe ni umukandida wo gukora ikibi, ariko umuntu wese wakijijwe ni umukandida wo gukora ubushake bw'Imana. Mujya mubyumva, mugumva umusaza w'imyaka 100 yakubaganye, mujya mubyumva. Kabona abantu bamaranye imyaka 30 ngo baratandukanye, kandi bamaranye imyaka 30 bijya biba. Nuko umuntu wese udakijijwe ni imbata y'icyaha, umuntu wese wakijijwe ni imbata ya Yesu. Amen. Reka mvuge ibintu bike umuzuko duha, bike gusa.
kuzuka kwa Yesu byaduhaye. Ntago nshaka gufata umwanya munini kandi numvaga twasangiye icyifuzo na bene data gikomeye. Kuzuka kwa Yesu yagombaga kuzuka kugira ngo adushikirize Imana turabera, batagira inenge, batariho n'umugayo. Niyo mpamvu ya mbere iyo twisangiye ni umwuka wera wayihaye korara amahoro cyangwa itorero ry'Iremera. Ariko nanjye haleluya haleluya, umuzuko wa Yesu Kristo, umwuka wera yamishuriye icyo bita umuzuko wa Yesu. Umuzuko wa Yesu, kuzuka kwa Yesu byaduhaye umudendezo. Amen. Ndaza kubisobanura. Umuzuko wa Yesu wadukuye mu bubata. Murabona uyu munsi ni Pasika. Isi yose cyane cyane ahantu bayumva cyane ni ahantu haganje abakristo, ariko kandi aho bitashobora gusiba ni muri Israel. Muri Israel uyu munsi barimo barizihiza Pasika. Imijyi ya Tel Aviv, Yerusalemu na za Yeriko barimo barazihiza bashima Imana ko abisiraheli Imana yabakuye mu Egiputa. Ni ngombwa barimo barizihiza. Ariko ndagira ngo mbabwire twebwe nake turimo turizihiza Pasika kuko Yesu yadukuye mu bubata bwa Satani. Ni Pasika zenda gusa ariko mu mikorere zidasa no mu buzima zidasa. Abisiraheli uyu munsi baraserebura Pasika nk'abavuye mu gihugu bajya mu kindi, ariko twebwe Imana yatuvanye mu isi ayidushyira mu isi nshya. Titwavuye mu Rwanda ariko idushyira mu isi nshya, kandi abari mu isi nshya, abari mu isi ya kera ntabwo badutera ubwoba kuko turi muri Yesu Kristo. Biratandukanye. Bo iyo bashima Pasika baravuga ngo wakoresheje umugaragu wawe Mose, ariko twebwe iyo tuvuga Pasika turavuga ngo wakoresheje umugaragu wawe Yesu, kandi Yesu aruta Mose. Pasika y'Abisirayeli ni ya Mose, Pasika y'Abakristo ni ya Yesu, kandi Yesu ni afande wa Mose. Ntabwo rero Abisirayeli bangana natwe, abari muri Yesu bafite agaciro kabavuye muri Pasika yo mu Egiputa. Abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwa. Bashobora kuba baravuye mu Egiputa ariko bakaririra Tel Aviv kandi baravuye mu Egiputa. Bashobora kubura amahoro mu ma etage ya Tel Aviv ariko bari muri Yesu bafite amahoro. Niho bitandukanira. Bashobora kuba bari muri Yeriko na za Yerusalemu bavuga ngo turagushimiye Uwiteka wakoresheje Mose bagataha. Pasika y'Abisirayeli na Pasika y'Abakristo biratandukanye. Umunsi numwe ariko Pasika y'Abakristo nuko Yesu yatuvanye mu bubata bwa Satani. Haleluya. Abantu Yesu yacunguye muvuge ngo amen. Yesu yagize neza kandi Yesu yarakoze. Reka mbabwire yagombaga kuza impamvu Abisirayeli bakirushye bahuye n'ingorane zikomeye, ariko impamvu Abakristo baruhutse kandi babohotse batarimbata nakazi Yesu yakoze. Yari mission igomba kuba possible, ntabwo atsindwa, yaranesheje. Niyo mpamvu tuvuga ngo yarazutse. Yagombaga kuba mission igomba gushirwa mu bikorwa. Nubwo Igetsemani abadayimoni bari basheze bamwereka umusaraba, abona amaraso, abona inkoni, nubwo ibyo byose byamuteye ubwoba, nubwo yari afite agahinda nk'umuntu, yagombaga kubikora kugira ngo uyu munsi Iremera haba hari itorero ringana gutya. Yagombaga kubikora nubwo Satani yamuteye ubwoba, kandi koko bamuteye ubwoba baramubwira ngo urapfa. Iyo Igetsemani ira ni intambara y'ibitekerezo. Satani n'abadayimoni ngo bari bamuteze ikindi gihe yamutsindiye mu butayu, amutsindira n'ahandi, ariko Igetsemani yari final.
satani arashega aravuga ngo nzi icyo ugiye gukora, nzi akazi kakuzanye, ariko nanjye ndakwica. Bwa gatatu arimo gusenga aravuga ngo data bye kuba uko nshaka ahubwo biba uko ushaka. Imana yamutumye ibona Yesu yacitse intege ngo yohereza marayika amwongeramo imbaraga yakiri Getsemani ndazikunda. Imbaraga yakiri Getsemani bahise baza abwira abigishwa arababwira ngo mukomeze musinzire, ndabona abatambyi n'abaje kumfata bangezeho. Ngo baramubaza ngo Yesu w'i Nazareti ari, arababwira ngo ni njyewe. Muri Yohana haravuga ngo bagenza umugongo, arababwira ngo muhumure ni njyewe. Borongera bagenza umugongo, arababwira ngo nimumfate kuko igihe cyo kumfata cyageze. Yesu yarafite ubutware. Haleluya. Ndabikunda. Ntabwo duhwanye, abakristo baratandukanye. Ndabikunda. Twacunguwe n'umugabo ufite imbaraga, umugabo uri simple, wambaraga rugabire, uri simple cyane, ariko uvuga imyaka hafi 2,000. Uri simple cyane. Uvuze Roosevelt wayoboye Etazini, ukavuga Washington wayoboye Etazini, bifite sens. Yaratwaraga, yari umunyabutware, yari umutegetsi, ariko Yesu ntiyigeze ategeka n'umuntu n'umwe. Nta tsinda na rimwe yari yayoboye ku isi. Yari umugabo uri simple ariko wuzuye ubushobozi bw'Imana. Muzi impamvu mwicaye hano? Korara amahoro ntiyakora ibirori yonyine ngo tuze. Nta nubwo wakora ibirori ngo utwicaza amasaha 6 hano turindiriye uduhikize. Ntacyo duha. Ariko Yesu yicaza abagabo b'abadokiteri. Yesu yicaza abagabo bakomeye akabicaza, akababwira ngo nimwicare. Yarabivuze na saa 6 twazigeza, kandi ashobora kuvuga ngo nimwicare. Mugabo simple, wambaraga ikanzu imwe ariko ufite imbaraga. Imana ishimwe ko twakurikiye Yesu. Nanivuze ngo Imana ishimwe ko tutakurikiye abagabo bandi, twakurikiye Yesu. Yesu yakoze operation ikomeye bucece. Amen. Haleluya. Niwe mugabo winjiye muri Edikota y'umwanzi we aramunyaga. Yaraheranye abantu bitwa Babeli, yaraheranye abantu bitwa ba Yohana, yaraheranye. Amusanga muri Edikota ye, aramubwira ngo abandi bose barajora bafunga, ariko ndaje. Ninjye wakuremye, nubwo wigometse ariko ninjye we Mana. Ariko Mana ishimwe ko twakurikiye Yesu. Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubutware. Amusangayo hari anasomye imitangiro, nahasomye mbishaka. Bwari ubuhanuzi Yesu yagombaga gushira mu bikorwa. Aramubwira ngo, haravuze ngo shize urwango hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'uyu mugore, bazahigana. Inzoka ihagarariye Satani, urubyaro rw'uyu mugore ni umuhungu wagombaga kubyarwa na Mariya. Uranyumva? Haleluya. Yamusanzeyo, numutanga uzarya gatsintsina, ariko kandi nawe azagukomeretsa umutwe, azakandagira umutwe. Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe cyane. Mbabwire impamvu yo kubaturwa tukajya mu bundi buzima. Yesu ashimwe. Kubaturwa twarimbata abacakara, dukora ibyo Satani ashaka, tuvuga ibyo Satani ashaka, imibereho yacu igengwa na Satani. Ariko Yesu yinjiye mu nda y'isi, akurayo J.Paul, akurayo Pastor Gatanazi, aravuga ngo ntimuzabaho kubw'undi no kubwa Satani, muzabaho kubwanjye Yesu. Kubaho nicyo yavuze.
kugira ngo tutabaho ku bwundi ahubwo tubeho ku bwa Yesu. Independence murayizi. Kuba independent si abantu bose bafite independence. Si bose pe babwire si bose. Hari abantu batsikamiwe ariko Yesu icyo yaje gukora, yaje kutuvana muri iyo mibabaro ya Satani kugira ngo tubeho ku bwa Yesu, twe kubwaho ku bwa Satani. Ari abantu babayeho ku bwa Satani, barya kubera Satani, bariho kubera Satani, babeshejweho no gukora ibyaha, ariko Yesu yaraje gukora isanga ryera. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'Iyaduhamagaye, ibakuye mu mwijima ibageza mu mucyo w'itangaza. Aravuga ngo kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Mu bintu Yesu yakoze, yatugize ubwoko bw'Imana. Mu bintu Yesu yakoze, yatugize ishanga ryera, abatambyi b'ubwami. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tugira abatambyi b'ibwami. Ndabikunda ibi, nkunda Yesu hano. Urumva dukunda kuririmba rimwe tukavuga ngo baragiyeyo, hari n'ababikina mu makorasi ngo yaramucenze ngo aramucenga. Oya, ntabwo Yesu yaragiye gukina. Vyirana no tundi tuntu nyene abantu bashaka gushiramo baryoshye, ariko sibyo. Ntabwo Yesu yaragiye gukina ngo aramucenga ngo igitego kirinjira. Nta bitego yaragiye gutera hari. Yesu yaragiye kurwana. Yesu yaragiye gukubita, gufunga. Yaragiye gufunga, yaragiye guhambira, yaragiye kuzirika kugira ngo itorero rizakora umurimo w'Imana. Uyu munsi dukora umurimo w'Imana kubera ko hari icyo Yesu yakoze. Yaravuze ndakunyaga ba Jean Paul, ndakunyaga kandi nimba kunyaga ndabashira ku musozi aho bazakorera Uwiteka. Kandi ndabazukana, simvayo ntatwaye ba Yohana, ndabazamukana kandi mu rukerera yarabazamukanye. Natwe abari bapfuye yaratuzamukanye. Kanyanga yari yaratwishe, urumogi rwaratwishe, ariko Yesu aratuzamukana. Abantu bari ndaye, Yesu yarabazamukanye, abajyana abinjiza ahera. Haleluya. Yesu niko kazi yarakoze. Bisaba muri hano. Haleluya. Gukizwa niba byumva gusa, gukizwa barabishurirwa. Gukizwa no guhishurirwa, ukamenya icyo Yesu yagize gute yakoze. Ndabivuga uko biri kugira ngo nashyiramo utuntu twinshi simbikunda. Ndabivuga uko biri. Ubuhanuzi buravuga ngo azamukandagira umutwe. Sawa? Hasomye. Yesu yakoze aho Satani agira imbaraga, niho yakoze. Ngo ndakora aha hanyuma mbazamukane, ndagusiga hano. Ijya kuvuga ngo zana ifunguzo ngo barabanza baragundagurana, ntibyabaye. Yesu ni umuremyi, undi ni ikiremwa. Ntibyabaye, ntibyanaba. Yesu afite ubutware kandi Yesu afite ubushobozi. Turi hano tuvuga ngo yarazutse. Ntushobora kuba independent kuri Satani utarakiriye ubutumwa bwiza ngo ukizwe. Ntabwo byashoboka. Kubera umujinya afite nuwo koreka isi, kandi umujinya afite
nagira ngo mbamare ubwoba umujinya afite abari muri Kristo Yesu ntiyabakoraho. Reka soze bisobanure. Dedo haguruka nawe haguruka. Wari wica inzoka? Wigeze wica inzoka? Cyangwa urayitinya nawe? Wigeze nyinshi? Yesu aguha umugisha. Ntugabure nayo ngo uyireke. Byanditswe biravuga ngo ujye uyica. Wigeze wica inzoka? Urayitinya? Ntabyo uzi? Ariko wigeze uyibona aho bayikubita? Niba warayikubise uyikubita he? Uzi impamvu uyikubita ku mutwe? Niho imbaraga zayo ziba, niho ubuzima bwayo bugire gute buba. Nubwo utarayica ariko wigeze uyibona babikubita, bayikubise, niho ubuzima bw'inzoka bugize gute. Ubuzima bwa Satani bwari ahantu hasa n'umutwe. Muranyumva? Iyo kubise inzoka utaricara mu minota 2 ibigisamba. Iyo isamba hakora iki? Hakora umurizo. Ibimeze iki? Ibivuze ngo uyu muntu ariko ubona ifite n'imbaraga mwicarire. Ibifite imbaraga igira iki cyane, ndetse mu minota 2 akana gatoyo kagezaho gashobora guhunga n'abandi bayitinye nka Diedone. Yakwiruka akiruka akavuga ngo iracyari nzima, ibifite imbaraga nyinshi. Yemaze kwica nyinshi, ariko ibifite imbaraga nyinshi ariko nta kibi kimaze, kubera ko mu mutwe hageze gute. Ikintu cyasigaye kuri Satani gisa n'umurizo wikunguta. Ahantu Yesu yakoze ni ahantu adashobora kubona uko akanja. Inzoka yikubise umutwe n'amenyo n'amaso byose birapfa, ariko isigara yizunguza. Itorero rizavuga ubutumwa bwiza. Itorero rizavuga ubutumwa bwiza kandi rizataha Satani arireba. Kuko aho Yesu yakoze niho haryana, aho Yesu yakoze niho hatwica. Hasigaye imbaraga zindi kuko Yesu yazukanye itorero. Haleluya. Haleluya. Yego. Ndifuza ko nsoza wakira ubutumwa bwiza. Akira ijambo ry'Imana. Yesu yakoze ahantu hakomeye hatagomba kugira icyo hatwara itorero. Hadashobora kugira icyo hatwara umuntu wese wizeye Yesu. Imbaraga z'umurizo zihitana abatari muri Yesu. Impamvu agira gutya ukabona duhora muri ibi. Papa gatanazi. Impamvu duhora muri ibi ni imbaraga z'umurizo. Duhora muri ibi iwawe mu rugo ukabona urugo ruragiye. Satani aba yazunguse. Ukabona ruragiye. Umugore akareba hano n'umugore na mugabo nawe akareba he. Ni imbaraga ariko icyo Uwiteka yavuze azakirindisha amaraso ya Yesu. Ndabizi harimo abantu bashobora kurara badasinziriye kandi baririmbaga hano mukanya. Karara dasinzira ukabureba Mana bizagenda bite? N'uburakari, ariko n'uburakari butagira icyo butwara bari muri Kristo Yesu. Turabashimiye ry'Imana, haleluya. Turabashimiye ry'Imana, haleluya. Gukizwa no guhishurirwa. Wumvise mon frère? Gukizwa no kubimenya ibi Yesu yakoze ahakomeye, ahasigaye ntacyo hagutwara, ntacyo hantwara. Abari muri Kristo Yesu bazahora banesha. No guhishurirwa. Nubona hari ibintu byanze, hishurirwa umenye ngo uko byagenda kose uko bizarangira ndabizi. Amen, haleluya. Ni nko kureba umupira warangiye
ubuzi ko bizagera gute? Niyo byagera ku munota wa 90 warawurangije uzi ko na gitego cinjiye ureba udahangayitse kuko uzi cyagize gute, kuko uzi byabaye. Niyo wagera ku munota wa 90 bongeyeho indi minota 4 ntibigutwara uvuga ngo nta cinjira kubera ko ziko byarangiye. Abari muri Yesu bazi ko bizarangira kuko icyabaye igorogota gitsindishiriza abizera. Kuba utarabyara, kuba utarabona akazi, kubizera tuzi ko amaherezo ari umunezero. Haleluya. Tuzi ko amaherezo ari umunezero. Sinyangira n'ubwoba n'abantu bambwira ngo hari ibintu byacitse ngo byararangiye, nta byarangiye. Iwanje byaranze, mitorero byaranze. Sinyangira ubwo bwoba bw'uko mwitorero byakwanga. Hari amasezerano, tuzi uburyo bizarangira. Tuzarangiriza mu munezero. Icyatumye Yesu apfa no kugira ngo mbohoke, no kugira ngo nakire ubuzima bwuzuye. Mbifurije kugira ubuzima bwuzuye. Cyatumye Yesu apfa nicyo kuzuka kwe nibyo. Imana ibane namwe, Imana ibane namwe. Kuba independent kuri Satani nuko no kugwagarara hejuru, urapfuye no kumubwira ngo sinkiri imbata yawe, ndi imbata ya Yesu, singi gukorera ntumemba ntacyo tugipfana. Ariko iyo umuntu yakubase muzagereba n'ibihugu byinshi byo muri Afrika, ibyo murabisobanukiwe. Hari igihugu gisa nk'igizamuye igitugu, hanyuma cyagikoneje kikubwira ngo we kongera kandi kagera gute? Kubera ko niwe umuhereza ibirayi n'ibigo aramukoresha icyagize gute ashaka. Abari muri Kristo Yesu bari independent kuri Satani, ntabwo abakoresha, bakorera Yesu n'imbata za Yesu. Imana ishimwe. Ntabwo aguhebesha, ntabwo agahinda kakujyana kugira ngo ndakwica uzabaho ute. Abantu bari muri Yesu baravuga ngo ntacyo nzabaho, sinkira imbata yawe, ndi imbata yandi. Imana ibane namwe bene data, Imana ibane namwe kandi Imana ibagirire. Hari abantu ntabwo bazi ibintu Yesu yakoze. Hari n'umuntu udasinzira akavuga ariko iki cyaha Mana we, reka ngumubwire Yesu n'umunyembabazi, yapfuye kugira ngo hari akantu abapasiteri babyibuka. Abantu bumvise ubutumwa bwiza bwa Bonki, Renard Bonki no mugabo yaratashye mu minsi yashize, yarangije urugendo mu biterane byinshi yakoze muri Afrika. Hari akantu yakundaga kuvuga, arimo arabwira abantu kwakira kubohoka batagendera ku kinyoma cya Satani. Yakundaga kuganiriza abantu, arababwira ngo abakozi babiri mu rugo bakoreraga umubosi umwe. Noneho bosi yari afite inkoko nyinshi, noneho azoroye. Rimwe nashaka kubabwira kubaturwa Satani atagutsikamiye. Rero umukozi umwe akinisha inkoko, atera akabuye inkoko imwe arayikubita, arayikomeretsa, iyo nkoko ihita ipfa. Ahita ayifata, arayibaga, arayirya. Ariko kuko yakoraga mu rugo yoza ibyombo ateka, umuzamu amubonye hanyuma bukeye aramubwira ngo ndashaka ko ejo ari wowe uzankorera. Njyewe mfite izamu ariko mfite impamvu ituma ejo ntazakora nijoro. Ngo uzirirwa hano ukora, hanyuma na nijoro ndarira izamu. Mfite impamvu. Ndaramubwira ngo reka da, njye nakoze akanjye kandi akawe nawe ugomba kugakora. Aramubwira ngo nutabikora ndakurega kubera ya nkoko. Warabibonye, warayishe, narakubonye. Aramubwira ngo utandega ndagukorera. Yirirwa akora, ararakora. Bukeye muzamu aramubwira ngo ejo n'ejo uzagira gute, uzankorera. Undi aramubwira ngo sindi bugukorere. Aramubwira ngo ya nkoko. Abari muri Kristo Yesu bari independent, barabohotse, nta gitutu bariho. Bene data mwakira amahoro yo muri Kristo Yesu. Arongera akora ijoro, ararakora, arananirwa. Bukeye aramubwira ngo ejo uzongera unkorere. Aramubwira ngo ya ndananiwe singukorera. Undi aramubwira ngo ya nkoko.
arananirwa amanywa na nijoro. Hari abantu Satani atwaje uburetwa, ariko hungira kuri Yesu. Yesu yazutse kugira ngo twakire umugisha, twakire amahoro. Mugabo aragenda aravuga ngo no, ubuzima ndapfuye, ubuzima ndapfuye, umunaniro uranyishe, ibitotsi nenda gupfa. Aragenda hangana boss mu maso, aramubwira ngo boss, mfite ijambo ndibukubwire. Amureba mu maso, aramubwira ngo ya nkoko wabuze ninjye wayishe, ndayirya, ungenza ukushaka. Boss umunyembabazi aramureba, aramubwira ngo ubwo uje kwirega ugasaba imbabazi, ndakubabariye. Aramubabarira ngo yumva araruhutse. Abatari muri Yesu ntibaruhutse, abari muri Yesu bararuhutse, kuko yazutse kugira ngo turuhuke. Munyigireho kuko ndi umugwaneza, noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Namwe muzakira uburuhukiro. Abari muri Yesu bararuhutse. Amen. Hallelujah. Akora ku manywa yoza ibyombo, arabyoza. Wa muhungu amuhagarara hejuru, aramubwira ngo niri joro izamu nirya. Undi aramubwira ngo barakubeshye. Uyu munsi ntabwo ndi burari izamu. Aramubwira ngo ngwiki ya nkoko. Aramubwira ngo ya nkoko narayiriye. Aramubwira ngo ndakurega. Aramubwira ngo nta kibazo, kwa databuja nigerereyo. Ndimo nagutumira uyu munsi, wigerere kwa Yesu. Yesu ni umunyembabazi. Aragenda aramubwira ngo boss, uramwana dukorana, inkoko yawe yarayishe, aranayirya. Aramubwira ngo waracererewe, tanze amakuru, izuba ryarenze. Uriya muhungu namubabariye kera, afite amahoro, nta kirara amajoro, kubera ko icyatumye Yesu apfa akazuka no kugira ngo wakire amahoro. Bane namwe, gukizwa no guhishurirwa. Ntibabibyina, no kwakira ishurirwa. Haleluya. Kuba independa kuri Satani, kamubwira ngo nyamanza sinkiri imbata yawe, ndi imbata ya Yesu. Sinkiri umugaragu wawe urarisha amajoro. Oya, amajoro yanjye ndamya Yesu, amajoro yanjye nkorera Yesu. Sindirimbira ubusa, ndirimbira Yesu. Sinkorera ubusa, nkorera Yesu. Kuba independa kuri Satani, kamubwira ngo ibyo kurya nibihari ariko simpfa, kuri konte nta mafaranga hari, wisakuriza. Hari abarokore batazi ko Yesu yishyuye, bajya barara rubunda bakanuye, bibazaho ayinzu azava, nta makuru afite. Yadutuye imitwaro, yaduheta none kamutaririmba se none, ariko mu buriri ukarara, ukayirarana, ukarara ukanuye. Nta butumwa bwiza. Hari abandi nyine none tugenda, ariko twasohoka kongera agafata akazigo ke hariya. Hari ahantu badusiga ku muryango hariya, kongera akakikorera, kaba ngo reka ninjyanire imibabaro yanjye. Ariko ndagira ngo Yesu umwemerere aguture imitwaro yawe. Iyo Imana ireba abarokore mu isi Diedone, hanyuma nsenge, Imana iratangara, abarokore bararirimba. Uzi kurinda Mana we, kumutanyikiriza Mana we akaba kabonye Mana uri Mana. Ariko twava hano, hari abakore baza mu rusengero nk'abiteza ikinya, icyo bita kwitera ikinya, batahishuriye icyo bita kwakira ikinya, agasa nk'ufata ikinya. Kabonye Mana
bafata ikinya ariko twasohoka umuntu w'umugabo wabonye imirimo ya Yesu akarara kanuye minervari zava Imana gukizwa no guhishurirwa. Gukizwa no guhishurirwa. Takubwira ngo sawa byina nusohoka mu kanya ndakuniga kandi koko ukabyina kakureka satana kakureka ariko wasohoka kakuniga kararureyo kandi wazo kuvuga ngo uzikurinda urabona uko byina neza mana we akora ukore n'abana beza reba ariko arimo arabyina ariko arimo arakira ikinya ariko gukizwa no guhishurirwa. Gukizwa no guhishurirwa. Bwana Yesu asifiwe. Gukizwa no kwakira ubugingo buhoraho. Abantu mwasomye amateka murabizi. Abantu bize histoire 1945 iriya ntambara ya kabiri y'isi n'abanyamerika bayitsinze murabizi neza cyane. Ariko bari baremerewe n'abagabo bitwa abayapani barabakubise barabakubita ariko abanyamerika babigaranzuye imijyi imwe n'imwe abayapani bari bafite murabizi cyane mu mateka barayigarurira bamaze kuyigarurira parti imwe y'abayapani bari bafite abanyamerika babashize muri kasho ariko imihanda yose barimo barazamura ibendera rya Amerika ko Amerika yatsinze hanyuma abasirikare bagera muri uwo muji abiwabo babarebera mu madirisha no mu magriage bagiye kureba babona idarapo ya Amerika niyo iri hejuru imeze iki bararunguruka barabwirana ngo ko mbona abiwacu bene ko barimo baraserebura nk'abatsinze tukaba turi hano ngo bararunguruka babona abanyamerika bameze bake babwira abayapani babarinze barabwira ngo mwe kumbona amabendera yacu azamuwe kandi mukaba mukidufunze barababwira ngo twari tubizi ko mutabizi twari tukiryaho kuko mutigeze mumenya ko bene wanyu batsinze harabarokore satana aryaho kuko batazi ko Yesu yatsinze akuraza rubunda kanurira irari usamanyirika kwica utaza aho urijyana akakubwira ngo sambana sha uracyari imbata yanjye ariko yaza kubyina hano akavuga ngo Yesu ni mwiza ariko aracyari imbata y'icyaha nkuzaniye ubutumwa bwiza Yesu yakubohora. Gukizwa no kubimenya no guhishurirwa ko Yesu yagize gute Yesu yagize gute Yesu yaratsinze abagabo barabizi Yesu n'ukuri Yesu yaratsinze ako nkunda abagabo babiserebura babibyina abagabo bahano mu Rwanda barabibyina iyo ugeze kuri 4 juillet kane yuko akarindwi uriya munsi si umunsi wo kwibohora hari abahungu bazi kubibyina neza bakabibyina kweri bakabibyina kavuga ngo twararufashe twaratsi nubasanga hano mukarasisi bose mukarasisi nubabona hano 2022 ukabona mukarasisi sibo bavunitse amaguru sibo barashwa amatwi sibo bacitse amaboko sibo barasha amaguru sibo bakajorite ariko barimo baraserebura ariko ntibarashwe ariko barimo barabyinitsi ariko abantu binaha barabizi ariko barokore ntibabizi bari abagabo mujye mubona hano harimo abantu barwanye barashe babaye bafite ubumuga nibo barwanye nibo bafashe igihugu ariko abatigeze bumva n'urusoro aho ruvuga n'urusasa aho ruvuga bari muri ibi kubona rwose neza cyane barimo barabyina intsinzi twaratsinze ubu nibyo barokore turimo turatsinda uturimo turabyina sitwe twarwanye ni Yesu winjiye mu nda y'isi yinjira mu nda y'isi ararwana uturimo turavuga ngo Yesu yaratsinze Yesu abane namwe kandi Yesu abahereza umugisha mwakira ijambo ry'Imana amureke dusenge ni iminota yo mu gitaramo mwihangane twuname gato ya dusenge
reka duha amahirwe umuntu ushaka kwakira Yesu. Sindi butinde ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza muri tera, ndabikunda cyane. Yesu yarabintegetse, yarabinsabye. Nibwo butumwa bwiza nari nkuzaniye. Umuntu ushaka kwakira Yesu, zamura ikiganza tugusengere. Ndakubonye mwene data, ndakwishimiye cyane, Imana ikumere umugisha. Impamvu y'iki giterane no kugira ngo wakire ubutumwa bukuruhura, ubutumwa Yesu yazutse kugira ngo udakomeza kuba imbata y'icyaha, yaratsinze.